ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Wampimye wihima, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Urukundo no gusamara ntaho bihurira abato beza. Abenshi mwisanga mwasandaye kwisama bitagishoboka, muti rwari urukundo rwatumye ntihangana. Nyamara burya iteka urukundo nyarwo rurangwa no kwihangana. Niruzamo n'urusaku ntimuzahimane kuko ushobora kwibwira ko uhima mugenzi wawe, nyamara witwa Gahimano nawe akureba ntibimubuze kukurembuza. Dukurikire umukino. Nkize waretse kunsereza ko nawe uri umukobwa kandi byakubaho. Komara yaje. Uri Gorori yasanzwe nzi cyangwa barampindure sinabimenya. Nanjye menya nkize mwize. Muri iyi minsi hari utuntu tumwe na tumwe nkora. Umva nanjye nkitungura n'ukuri. Gorori umwana wo mu babikira. Yesu we. Umuhanda nukura ariko mbere umukobwa. Umwiserwa rero. Sinzi ko nabigusobanurira. Iyo ndi kumwe na Sugira. Mba numva dusa n'abari kumwe mwisi twenyine. Mba numva ndi muri wakaba muri nge. Mbese kuba hafi aho hari abantu. Ntabwo mba mbitekereza rwose. Ngo wumva bimeze bite? Barongera nsubiremo neza. No kuri umutima wanjye yarawutwaye wose. Nako yarantwaye wese. Uriya musore ndamukunda ku buryo nanjye numva ntazi niba ari ngiye wirekuye niba ari undi. Nyire mba numva ubuzima bwanjye narabuhaye undi muntu. Aha kusimana n'ubundi si wowe Gorori yanze rwose. Si wowe pe. Ntabwo ari njye. Ariko umukobwa wajyaga avuga ngo urukundo ni ibiki? Ngo urukundo ni ibiki? Ni wowe uri kuvuga gutyo. Uvuga batarabona sha mwize. None se ko mbonye yicaye mu modoka yawe kandi yiteguye kuyatsa. Urayimutije bimeze bite? Turagiye. Ngo Reko no mana yawe. Nize mpora windeba gutyo utanera isoni. Oya bimbwire neza. Ngo muragiye mu gihe muko. Ibintu utigeze umbwira twaraye mu nzu imwe. Ukawumpamagaye ngo ninze nihuta uranshaka kuko nkubaha nanjye nkaza. Nyine urumva mbese nyine ukuntu urebye uko byaje nako ceceka aho ngaho. Umva reka singiye kukubeshya nishiro bitekereje kandi nyine atinda kubimbwira. Genda mbwira udaciye hirya no hino sibyo ibyo bya nyine na mbese na abireke mbwira naho uciye. Nyine urebye niwe wabitekereje nako yarigeze kubimbwira ndabihakana ariko nyine yaranyinginze n'ukuri singiye kukubeshya yananyoherereje voice note ambwira ngo iyi weekend ihura n'umunsi azatangirira konje. Anambwira nyine kuba yaranamenye ko inshuti yanjye ari we wowe uri muri konje namwemerera tukajyayo. Ariko mbese n'amakuru yanjye uba wayatanga ngo mukajya hese mukobwa uko wavuga nkaho nsanzwe mpazi nako nakirubavu ku Gisenyi. Ese ko byaguteye isoni Gorori? Nukuri n'ubwa mbere ngiye gusohokana n'umuhungu tukajya ahantu kuri mwisi. Ubundi twajyanaga ahantu hafi urese agatahiwe kandi umwumve. Namubwiye ko nta wundi muntu nasigira iduka ryanjye ngo mwizere yumvise uri muri konje rero. Nyene ahita ambwira ngo nyamara nibwo twagenda ntahangayitse. None mugiye uruvu ku Gisenyi. Ako mwize uri umwana mubi waretse kunsereza ko. Ndarengana mama we wamenye rwose. No komeza kunsereza ndabireka. Arewe hanyuma Sugira wamaze kwemera ko musohokana bamaze no gakona ko imodoka yawe ngo yatse se mugende umubwire ngo iki? Azi ko naraye ntinye kubikubwira ariko ubu akaba ari bwo ngiye kugusaba gusigana iduka ryanjye. Nyine data mubwira ko byanze kandi nkaba nta wundi muntu nahasiga. Uramenye mama we uramenye rwose ntabyo nanze pe. Yego weekend yanjye urayivangavanze ariko uri inshuti ntakwitesha ntanatesha kunezerwa n'umukunzi wawe ku mazi magari.
ndahasigara rwose. yumva Ese ubundi ubwo muzagaruka ryari ko numva washyizemo n'ibyakonje? aha ngo nyuma y'icyumweru urumva tuzahama ahantu hamwe tuzabanza aho ngaho nkubwiye ariko nyine tujye na Karongi n'ahandi nyine. Mbese muri make mugiye muri tembera u Rwanda? ese ubwo waretse kunserereza. Uri umuntu mukuru bihagije mama we, nizere ko uzi ko uzabyitwara muri kumwe n'umusore mukundana muri babiri. Ibyo ushaka kuvuga bireke nkubwire iby'akazi mwize. Hari umukiriya mfite ni nawe wanzinduye, hanyuma ivarizi ye nari namaze kuyikora no gushyiramo ibikoresho byose by'umwana akeneye kuko twarabivuganye twabipanze neza. Ni iriya nyine yanditseho Cadette. Yego fagitire nayo ndaje nyigukorere nyigusigire, hanyuma ahubwo ari bwohereza umumotari ntabwo ari buri bwiyizire, arayohereza umumotari ayimushyire, sibyo? Niwe wari umpangayikishije wenyine, abandi rwose buragenda ubakira. Nta kibazo rwose Glory, urabizi ko mpari kubwa inshuti yanjye, ariko se ko umuntu ufite isoni nyinshi cyane sose undeba nkaho hari icyo nziho. ariko bana yanjye iki nkuzi yose Glory, ahubwo ko wikeka muko ubundi ubwo nako genda we gutuma undi mwana akomeza kugutegereza. Erega mwizerwa ngira inama, urabizi ko narezwe n'umubikira tukabana mu rugo rw'abikira nta buzima bwo hanze nzi. Ndabizi inshuti yanjye, wasohokaga mu kigo cyabo uje ku ishuri ukaza witwaye nkabo kugeza umunsi wahuye na Sugira wari ukitwara nkabo, ariko ubu noneho sinzi pe, nuko njya kugira icyo mvuga ugahindura ikiganiro, ariko nakurekanishije kera. Ukunzi niko nkiri mwize nabiri ubona byo tubizo ni Sugira unyiyenzaho, njya kubona nkabona arantunguye gahita numva ndababwa umubiri wose. Ubu ndeba sindemera akankoraho gutya. None ngira inama, nitugerayo mfata icyumba cyanjye afata iki? Niba utankumbura basi jya umenya ko ngiye ngukumbura Sugi. Kugenda ukava ku murongo ko ku cyumweru cyose uzi neza ko nta bundi buryo tuvugana ari ugukoresha interinete koko. Ubwo urumva uvuze neza koko sheri? Ko njye singukumbura, basi ndagukumbura nakubura amarira akabunga mu maso. Nawe ngo iki? Oya tuzi uramfite sha. Sugi, ntakubeshye rwose hari ikibazo ku rukundo rwawe nkumva biranyobeye. Oya se. Urabizi ko ngira akazi kenshi, ariko muri ako kazi kose ingerageza gushaka umwanya nkaguhamagara, ariko wowe kugira ngo uzampamagare biragoye pe. Noneho gutinyuka ukamara icyumweru cyose waravuye ku murongo n'icyaha gikomeye wakoze Sugi. Mucyo wanjye nyumva neza, n'impamo y'Imana ndihanye pe. Rwose ikibazo cy'amasaha cyambangamiraga ndagisibye burundu, nzajya nihangana mbe ndetse gusinzira ndyame tuvuganye. Ndabizi rwose ko hagati yacu harimo intera ndende Sugi. Iyo ntera igatera gutandukana kw'amasaha. Igihe uba ukeneye gusinzira nibwo ngiye mba mbyutse kandi nkeneye kukuvugisha ngo mubwire uko ijoro ryagenze, uko naraye nkurota ijoro ryose wansuye n'udutembera mu busitani bwiza, ukanyuzamo ukanterura ucakara ukakihumuriza warangiza ukakamereza. Nyine Sugi mba nshaka kukubwira ibyo byose. Gutumye umutima wanjye wirukanka ibirometero byinshi mu kanya gato mucyo wajya umbabarira. Genda. Erega Sugi, ndakumva. sinzi icyo wari wisize umunsi duhurira mu bukwe bw'inshuti yanjye, kuko wantwaye umutima umara ibitekerezo byose. Mbese sinzi pe. Nibyo ndabyibuka nk'ibyabaye ejo shaho, nubwo hashize imyaka 4 umukobwa wari wambariye umugeni yaberewe kurusha abandi bose. Asa neza cyane, nanjye nambariye umusore muhagaze iruhande mfite amasoni nk'aho ari njye mukobwa. Maze tugeze imbere y'urusengero taro y'inkweto birabinkoreye neza cyane. maze taro y'inkweto shayi birabinkoreye neza cyane, ifatwa n'akantu k'akatsi iratsikira ndamusama nikomera ntugasitare mukobwa uruta abandi. Numvise niyongeye ibiro nka 5.
nana ndekejambo nararikunze mana yanjye. umva nari nabuze aho mpera nkumva uvuga nari nabuze aho mpera nkumva uvuga nakubeshye ndakomeje kumva nashaka kureba umusore wampaye ngo mpagarare iruhande maze bituma nubura amaso ndamwitegereza kuko nyine yamfashe mu maboko ngo ntago bana ni umusore mwiza utagira kwasi w'amasoso n'amazi ataranduzwa n'ivumbi n'ijwi ryuzuye ubugwara neza mana yanjye nawe wari wankunze kanyagwe ceceka mbese n'uwo mutima asaze tugi ni ukuri uwo mutima uzahorane pe nibuka cyane ko Yesu amfasha kwicara ntukurikire uko abageni basezerana aho ukirukira muri farumasi ugashaka umuti ukaza ukamasa ikirenge cyanjye nabyibagirwa pe mucyo wanjye karamezigira wanjye buriya kiriya gihe ucubura amaso ukandeba nahise mbona ko ari wowe nari ntegereje pe nahise mbona ko ari wowe nyine mu buzima bwanjye umutima wanjye wasaga n'usinzire wahise ukanguka utangira gutera ugutabaza ngo banguka 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 utabare mana yanjye none se sugi ndakumva mukunzi nubwo mu muco batubwira ko umusore ari we ubanza kuvuga ijambo ubu ndibuze nawe nciye umuco icyo wavuga ukawuca ni nk'irihe se ubwo nyine uko imyaka ibaye myinshi nkaba narategereje gufata iya mbere ngo umbwire uti mucyo wavuye mu byo urimo ukaza tukubaka urwacu twiheba none nkaba numva ngiye kubyivugira koko yewe guhita uruwawe waragaye ntawe bihuriye no kwica umuco kandi nyamara numva nanabibuze ahubwo inyana arihaye kuzimiza ntihumve icyo nshatse kuvuga cyane sugi ko nta butumwa nyandikira ngo mbusibe amagambo tuvugana nkaba nyandika ku nkingi z'umutima wanjye uko bivuze ryari reka nkwibutse ubwo nakubwiraga ngo ndambiwe kurara nigaragura uboshye uraye nabi wumvaga nkubwiye iki ariko rero uraziriza ugakabye sheri noneho reka nirure nkubwize ukuri mucyo ndagushaka hafi yanjye urumva ukambera umucyo umurikira umutima wanjye ugatuma nuzura umunezero ijwi ryuzuza imbaraga mu ngingo zanjye nkabadukana ibakwe ngakora cyane ngo hato ntazagutuza mu mburabuturo urumva nkumbuye impumuro yawe ituma ntuza ngatunganya ubutumwa natumwe n'abankuriye mu murimo mbwira rero ibikire ryari ndavuga nyine ubukwe bwacu usigiye ubukwe iyo mpamagara yanyishyize uwo musore mpora muratira simure n'ifoto byibura ngo murebe numva ntazi pe ariko se sheri karame wari njye ugena igihe kuko kandi rero udahari kuza se njye ugira ngo byansaba iki nta kindi ni itike gusa kandi aho nakoreye sinayibura nanayibuze ababyeyi bambyaye barakuze cyane kandi bambyaye ndi umwe nta wundi bakoreye utari ngiwe ntabwo bamburira itike mucyo jya ku bwanjye naje waza tugasezerana tukabana ariko si ubwo ibyo urumva bishoboka ko sugi gusezerana se ni ugukanda kuri interineti itara rikaka icyo bisaba ndakizi rwose mukobwa nkunda urumva ndashaka kukumvisha ko kubushyira vuba bishoboka ntacyo byaba bintwaye rwose ahubwo ibyo rero ndumva vuba bishoboka cyane ari mu ntangiriro z'umwaka utaha kuko nibwo ashobora kubona konje y'igihe kirekire ikindi kandi nkaba naranateguje ababyeyi banjye nabo bakitegura wowe uko ubishaka yuko rwose mukunzi mwiza sigira ndakumva mukunzi rero hari ikindi nshaka kugusaba nguteze amatwi mwiza wanjye nyine urabizi ko twahuye naje mu bukwe bw'inshuti yanjye kandi tukamenyana mbura igihe gito cyane ngo ngaruke mu buryo ntabashije kukwereka ababyeyi banjye ndabizi
ndagusabye uzashaka akanya nkurangire iwacu hagera ubasure sibyo ubamenye bakumenye nyine ibyo byose bikorwa mbere yuko sesekara kuri ubwo butaka bw'iwacu. Yesu ugira ngo hari ikibazo mbifiteho. Sugira Nari ntegereje ko mu burenganzira. kuri telefone Sheri. kuri telefone man Sheri. Karame. Dore wa muginga ngo ni gadi giaziye kandi ari buzamperekeza di. Yego ko. Ahita azameze. Ngose pepera umukunzi wanjye ga. komera mucyo ni meza cyane ndashima Rurema kabisa cyane nawe impamvu uyu muswa yabuze kumbe yaburiye kuri pe namuhamagaye eba namubuze pe nta kibazo Nuko ugiye se? Uzi ko tumye ahita kupa we. Useka ko ntari umukobwa se ngo aramfuhira urumva ari ikibazo babwire ubukwe bwashyushye gadi we shaka costume nziza kuko sinzakwemera kwambara inkodeshanyo ubukwe umva ngwiki none se mbwira nuwe mukobwa muri babandi babiri ni mucyo wanjye sha ukuntu yabaye mwiza yo kanyagwa Anisoni ngo ni mucyo wawe sugi ariko Imana ikunda nakirankunda uravuga utyo yibagiye ko maze igihe warasohokanye umukobwa w'abandi koko sha umwana w'umukobwa sha umukobwa unkunda nk'imwe wemeye kwimena inda yari yaririnze ubuzima bwe bwose aranyemerera agaseke ngira nyamba ndagapfundura buhoro buhoro none yanyirunduriyemo burundu mwereke imitoma yandikiye se none utubukwe na mucyo wawe nta n'isoni ariko ndabaye igitego mu bahungu ndakarindagira uko uzamugenza ute koko ubwo igihombo ugize shaje ribe igihombo bwoko ki cya kibanza kiri hirya hayi iwanjye nakwinjingiraga kugura ukiraza Nyanza ejo barakishyesha cyaba tata we utabimbwira nari ngishakisha amafaranga wambwiye bashaka ngo nyabahe duturane meyo haje umusore ufite gahunda akishyura miliyoni 10 nizi 14 zose muze none ko nakuvuganiye ngo ukigura 10 zonyine ukirya imyotso yaba tata ntibakijyanye ukirindagira mu mujyi ngo wawe uracyabitekerezaho ngo urumva udashaka kujya iwawe wambutse Nyabarongo ubu ko tuyambuka se shaho utubiki umva muze no kuri nari ntarabona amafaranga pe nabayo magambo yo ni rwa rurimi rutabura icyo ruvuga ukuntu nari nagikunze rwose ntakereka n'ishuti yanjye sugira akagikunda mana yanjye umva rero Gilbert nkubwire niba ushaka gufata icyemezo ntukabanze kugisha inama abasore nk'abari yabigize abanyamugi cyane baze no bambaye ibidarubindi bya fime amakabutura n'inkweto za sandari urumva Ndareze muze ndakumva muri weekend abantu batagiye mu kazi ubugira ngo bambare iki koko aho ntugira ngo abasore bose bigize abasaza nkanjye oya rwose birasimbikunda n'ubusonga rero oya vuga ngo abantu bakuze ahubwo nimworoherwa no kwakira impinduka zo guta imyenda sha guta imyenda bya oya naho ubundi rwose mugenzi wanjye nubwo ubona yambaye kuriya n'umusore w'umuhanga mu byo akora kuko akora akazi ashinzwe neza ndetse herutse no kuzamurwa mu ntera mu kazi da na akazi ka ntimewumuza kwambara nk'abana bakiri bato kandi akuze ese buri ari munsi y'imyaka 30 sha ahubwo ze kuza imyaka ye nk'uwamubyaye niyo rwose ayuzuza mu kwezi gutaha ahubwo uranyibukeje muzehe rwiririza we wibukije iki se shaje be unyibukije ko afite fiance wo mu mahanga kandi yatumye undi mukobwa mushuti we ngo kumushakira impano ku munsi we w'amavuko nkaba nari naramwemereye ko bimufashamo none niyiziye hano yava kandi bya bindi mpfa nawe umukobwa wanjye ntaherutse kugira nyina indindagizi neza gute akatwohereza imodoka tukava tukajya mu mujyi batubeshye ngo turahamusanga twagerayo tukasanga abandi bantu yagiye atumaho abo biganye mu yisumbuye abo biganye mu mashuri abanza abo bakoranye atarajya kwiga iyo hanze nuko bakatumenaho ibintu bimeze nk'ufu tukumva barariringe ngo happy wedding anniversary kandi rwose twe ntabyo twari twitaye ariko uzerwiririza rwose kwe n'umukecuru wawe mubanye neza kandi mukaba mukundanye ni gute mwibagirwa umunsi wanyu wo gushyingirwa wo kwibuka n'umwana wanyu koko
soko twari twawibagiwe sha oya none se rwose mutabibagiwe twarawuzirikanye aha. tuzinduka kare tujya mu misa ya mu gitondo gushima Imana duha padiri amakuru impeta zacu azongera umugisha yego turaza twinywera akagage umugore wanjye mwiza yari yashigisha baze dore bigeze ku gicamunsi izo nkonko bose nibwo zaje kuduhururana ariko se nibura nabaye impano nziza cyokora yarayiduhaye da iriya modoka nziza n'umushoferi wayo none ubwo icyo ugaya mu byakozwe n'iki rero niyo mihindo y'abubu njye ntakunda Gilbert we rwose usiko ngiye kuzagabanya kugendana nawe neza kubera iki utuma nanjye ntekereza nk'abasaza rwose gukorana nawe nkagendana nawe igihe cyose nkisangana nawe na weekend nk'iyi sindyame nkazi no kukureba bituma ntamenya irigezweho pe se ngiye kukubeshya ahubwo se sha Gilbert karame muzehe uri umusore nzi neza ko ufite gahunda wanyemere nkaguza n'umukobwa wanjye mwiza ukazamubera umuntu uramenye utabeshya uwo mwana w'umuhungu akishyira mu myanya kandi umukobwa wacu yaratanze umutima yo kuwundi rwiriri uhise we kandi ateye aturuka ngo nturuka he ni kuwanze ndakumva mugabo nkuye uraza habe no gusuhuza umushyitsi ugahita winjira mu kiganiro twari twabonanye ariko ninjira rwose twahuye turaramukanye rata Gilbert umukobwa wacu afite umusore bakundana ndetse bateganya no kurushinga ibyo byabaye ryari bibera ko ntabizi nanjye abimbwiye vuba aha ese ko igihe cyose ahamagara wagiye cyangwa wasinziriye ubundi umenya amakuru ye ryari koko none se wanze hari igihe ntarara ahangaha ku buryo wowe nawe mwamaze gufata icyemezo cy'uko agiye kubana n'uwo muntu ntazi mutanangishije inama umbandirwe ndarivure mama we wageraga ngo urare he nanjye nabibwiwe ndanamubwira ntese mukobwa wamunyeretse ku mafoto ati reka nzaza vuba mubazanire kundeba se nkaho hari uruhare mbifitemo umusa niko nuko numvaga nta wundi wambera umuko atari we Gilbert we umusore nzi neza w'umuhanga w'umunyamurava witonda rwose muzehe rwiriza rero uramenya utaziteranya n'umukobwa wawe umuntu bazabana ni amahitamo ye saa yawe yampaye nka data nikoze sugi amazi yose twari dutumijeho mu kanya yaratiretse bayasubijeyo cyangwa ahubwo ntumirizaho nandi ngaho urayanyoye cyangwa ntayanyoye da urayanyoye urayamaze ntumirizaho nandi abuzisha ubu wazanywe mu kabari no kugotomera amazi mana amazi bugeze nta nzoga nshakaga cyangwa inzoga cyakora wowe bakuzanire winywere nta kibazo kushye ntacyo banza usobanurira iby'ubutumwa bugufi wanyandikiye kuko rwose uretse kuntera amatsiko nta kindi kirimo nakwandikiye ntiduhurire muri aka kabari tuganire ko zanyakiye ese ni nkizakwakiye ko nanaguhamagaye ntunyitabe ariko rero nawe si amatsiko twamamagaraga buri kanya nkagira ngo inzu tubamo yafashwe n'inkongi y'umuriro oya ariko nawe ushyire mu mwanya wanjye sugi nkwandikiye ubutumwa budasobanutse wakumva umeze ute koko nari nkubwiye aho turi buhurire n'isaha se ikindi washakaga ni iki ngaho mbwira rero nambwira ngo zakwakira ni nk'izakwakira ga zanyakiye pe impamo y'Imana sinzi uko ngomba kubigenza ibikisi urumva nasohokanye n'umukobwa w'abandi tumurana iminsi ku mazi turya ubuzima turyoshye ibintu ari terebye kandi rwose singiye kumubeshyera ngo n'undi wundi ninjye pe ninjye warikoze umwana agaseke kabandi yari yarakarinze neza mwiyenzaho mwizeza urukundo aranyizera nyiha wese nanjye ndagapfundura sinakubwira none ishyano me byaraguye uretse gato nakubimbwire neza sha utabica ku ruhande uretse njye no gusoma icupa ariko reka mbindiritse mbwira shaga Gloria aratwite pe aratwite ariko kuki abakobwa bitonda bagwirwa n'ibibazo koko uriye mukobwa umuteye inda uzi neza ko nta na gahunda ufite yo kubana nawe kuva namucokoza wagira ngo namwibaburiyeho umukobwa yava mu kazi ke nataha ataje iwanjye guteka akangaburana nawe wahaye kandi rwose ntibirangirira aho ngaho akanama no kubidahingwa ku buryo byageze aho bikenda no kunteranya n'umukunzi wanjye ngo n'umukunzi wawe mucyo nyine ko yarampamagaraga akambura bitewe n'uko nabaga nashyizweyo ndi mu yindi mirimo nagororiye none se sugi ndakumva kugeza ubu kugira ngo nkubwire ko ibyo uvuga numva bidasobanutse pe urumva utese uragira uti n'umukunzi wawe n'uburyo ukongera uti Gloria aratwita umwana wawe niko bimeze ariko Gloria atwita umwana wanjye
uko ubibona muri ubu butumwa bugufi yanyandikiye. reka ndebe Do sana kirareba ari Gloria hano urasa kubireba neza rwose. Akari mu by'ukuri umukunzi wanjye by'ukuri dufitanye gahunda yo kubana ni mucyo. akira telefone yanjye ariko ntabwo nkumva neza Sugi sinkumva pe none se mbwiza sibyo Gloria we wamuteye utamubwira ko umukunda nizo ushaka kurya akanyoni ntabanza akakita izina ariko ntukabura ubwenge. ndababaye nuko urakabyinira ukakita izina. Gloria ni umukobwa witonda wagukunze akizera ko muzabana rero mpamvu y'icyizere cyinshi yagize akakwemerera kwinjira aho abandi bose batigeze binjira mu buzima. None nyumvira ariko rero nyine Gadi bikwigira nkaho utari umusore mugenzi wawe. ndi umusore mugenzi wawe ndabizi turi n'inshuti pe ariko rwose nananiwe kwifata sinahemukira umukobwa w'abandi witonda bizi neza ko tutazana abana. Urumva abafite amaduka naguramo umuti wo kuruhura umubiri wanjye rwose barahari ni benshi nagenda ngatanga njye nkaruhuka ariko sinizeze umuntu urukundo rudahari. Gadi ko tuzeranye ubu tuvuga ko nta n'umukobwa n'umwe uraza tumaranye ngaho nk'urugero urumpe wa mukobwa ni Nete mwakundanye yewe gusuraga byagendaga bite? Byagendaga bite? uvuga ubwe niwe sinahitaga njya gufatisha filime yanjye numva nkubwire uwo mukobwa ni Nete niwe watangiye gahunda yo kugira icyo dukora. Urumva yananirwa kwihangana nanjye nkamukemurira ikibazo yari afite. Urumva none ikindi gihe cyose twaririndaga rwose ngo hato tutazazana umwana mu buzima bwo kuri iyi si tuzi neza ko nta gahunda yo kubana ngo tumurere dufite. Urumva none wowe uteye umukobwa inda ufite gahunda yo kurongora undi uwo mwana koko nyine wowe umva nkubwire ngira inama ko rwose ubu tuvugana mu gihe kitarenze amezi 3 mucyaraza mu gihugu azanwe n'ubukwe twatangiye gutegura nuko tutarabimenyesha ababyeyi ariko ari hafi gusesekara inagusha. Urumva nakugira inama imeze ite koko Sugi? Aho urabyumva nubwo Gloria ntwitiye sinamubeshya ngo azambira umugore kandi naramaze guhita muzambira umugore. Ko warubizi neza ko mutazabana wakabaye waririnze kumutera iyo ndasugi. Urumva usugiye kubyara umwana umurekere nyina amurere wenyine kweri. Nungutse igitekerezo nasa ahubwo wamubwira akayikuramo kugira ngo byitwe ko mwica ubuzima kandi atari byo nari ngambiriye. Kafi mweto reka nigere kwinywera inzoga numva ibyo ntazi ibyo ari byo. Siki babara dakwigize bizerwa we bivanaho wakabyara we ubu nazinduwe n'ubusa koko Glory uzi kuzinduka mu ruturuturu nkajya ku isoko guhaha mwaza nkagutekera potage kuko nzi ko umaze iminsi urwaye utarya none nayo urayanze koko ndakwigize bivane komana yanjye ibyo birugo birahumura cyane. Glory urumva ntacyo wambwira koko urumva nta kintu ushaka kumbwira yewe dore mbese wowe nyine Glory ndabizi narabuze kubera akazi maze iminsi mfite muri iyi minsi twahawe inshingano zo kwegera abaturage bituma tumara igihe tuzenguruka mu ntara zose twigisha abantu ko bagomba kwisabira serivisi bakeneye bakoresheje ikoranabuhanga wananyandikiye umbwira ko urwaye ariko nta kintu ari kubikoraho pe. Nibyo y'amezi 2 dusa naho tutabanye muri iyi nzu irungu ryari rigiye kuyinsinda gutsinda muri te kandi mu kwezi nagiye musugira yararaga hano hafi buri munsi akorera umwizerwa w'Inirisun ahubwo se shaho uba mubwiye ko urwaye ni icyo umishe Glory iyi nkuru ndatinyuka kuyibwira mama piyo gute mwize inkuru y'uko urwaye se Glory urwaye indwara idakira Kristo mwami we Gloria nshuti yanjye ntungire kuri ya mutindi ngo nisugira yakwanduje virusi itera sida
ngo mbega ngo uratekereza ibintu bibi mwizerwa we. None se n'icyo utinya kubwira mama Piyo uwo wakubereye umubyeyi wakwitangiye akagutoragura umuryango wawe wakwanze nyuma yo gupfusha ababyeyi bawe akakurera nk'umwana we yibyariye urumva ari cyo watinya kumubwira koko? Erega buriya ari inshuti magara ya mama, bari bariganye ari inshuti, niyo mpamvu nkunda cyane. None se nshuti yanjye urwaye iki? Ntukahite utatinyuka kumubwira koko. Akira mwize, akira irebe. Ibi ni ibishibonesha amaso yanjye Glory. Wowe se ako gapimo n'akawe? Baba tata we niko bimeze ubu ndatwitesha. Ndayindi ndwara arwaye. Imana yanjye. Nabanje kujya ngeze ari mugoroba wumva ndakonje cyane. Nkibaza impamvu bikanshobera. Isenye ntabwo ari uzukuru nakundaga yogati ya vanilla. Umva narayiguze ngize ngo ndasoma isesemi irazamuka. Ndagenda ndarukinda ndayeza. Aho dukorana hariya mu mujyi. Bose babiwe icyo nabaye. Kuva uwo munsi rero nyicika. Nkaryama nagira ngo neguye umutwe mu gitondo ngafatwa n'isere. Wagacucu wese kuki utampamagaye? Kwibimbwira nayo guhita nkeka ko utwite nta kabuza. Sinigeze mbikeka habe na gato. Kumana ya. Ko naravugaga ngo Imana ntabwo yabinkora mwize. Imana ntabwo yabigukora. Naba naririnze ubuzima bwanjye bwose ngo nirekure ejo bundi kubera urukundo rwaje rwakumuriro. Nirunkundire kwihangana ngo bite bigenda gutya. Imana murayitiranya nshuti yanjye. Icyo yagukoreye nk'umuntu wayo nako nk'umukobwa wayikunda yaguhaye ubwenge. Wagombaga kubukoresha rero. Urumva? Ukihangana muri urwo rukundo. Ugasaba uwo mukundana kwihangana nawe kugeza mushingiwe. Cyangwa mugakoresha uburyo bwo kwirinda gusama. Nabwo bwabonetse kubera ubwenge yahaye abantu. Ntuyirenganye rero rwose Glory. Ntacyo nyishija pe. Nuko rero. Ni jyewe mwize. Ni njyewe ubwanjye rwose. Nashoboraga kuvuga oya. Ariko twari babiri. Turebana mu maso. Umusore unkunda ambwira ko nkunda kandi nanjye mukunda ku buryo ntashobora kumubabaza. None se umaze kubimenya warabimubwiye? Tekereza ko kuva mbimubwiye hashize icyumweru cyose mwize. Hanyuma message naramwandikiye ntiyayisubije. Kuri WhatsApp naramwandikiye ntiyasubiza. Ngo iki? Kugeza ubu ndamuhamagara akambwira ngo arahuze ngo ari bumamagare bikarangira atampamagaye. Oya rwose we sugira ntiyabikora, sugira aragukunda ntiyabitinyuka rwose. Birashoboka ko afite akazi kenshi akaba ariyo mpamvu. Ariko mama ndakumva mwana wa. Uzi ko wangize mutima udakumbura mwana wa? Niko ye. Igihe cyose uvugana na nyoko ntari nkaza mbwira amakuru yawe. Papa, nukuri nanjye nari ngukumbuye. Kuko bana muri weekend wasubiyeho matiriningi nk'abajene rwose. Uba bavuye muri siporo karamawe. Urekeye inshuti n'aba basore wagize urungano rwawe se papa? Aha, basiba hano se ko ahubwo buri weekend aba yabatumiye. Ndanezerewe cyane n'ukuri. Ndabona ntacyo mubaye. Ababyeyi banjye aho gusaza murabo batoto rwose. N'ukuri. Mama, ndakumva. ni byose. Papa reka ntiwavuga. Ahubwo nene ubucunge sana batazamugupapura. Baragushitse. Ihoho ryanjye niwe ndeba wenyine. Ngaho se mukobwa mwiza tubwire rya jambo. Ijambo. Mwaretse nkavanaho video se nkayibabwira tutarebana mama. Papa ndende ngahita ngira isoni. Oya da. Urarivuga turebana amaso ku maso. Nyine. Ariko sundi mama. Ndakumva. Ngo uzabanze urimo umbwirire. Abyivugire. Nako nari nakubwiye ko ngo uhamagara uri wenyine ukaza kumbwirira papa. Ngaho bivuge rero dore arahari. Ariko suba intera iri hagati yanjye nawe urumva nakugira ntimuko. Kutari hafi aha ngo ndagutera urushyi. Yahaba se bwo wari umukubita rwiriri. Umukobwa wawe wakuze aricira nikubite. Ngaho vuga mucyo. Kuko ijambo ufite nubundi
se yari aritegereje igihe kirekire naho namubwiriye ko ufite umusore mukundana ni nkaho atabyemeye ngaho byivugire. nari ntegereje ijambo mbwiwe na nyir'ubwite. wanziga nishakiye ndamuzi hari ubwo wamuhamagara yakubonana n'umuntu agahita ambwira ryo kandi wenda ari inshuti isanzwe yababonanye. umva mbese papa karame umukunzi wenda mufite kandi rwose dufite gahunda bitari kera. ngaho tuzi umutima rwiriri wahoranaga amaganya ngo wirirwe usabwa abakobwa b'abandi kandi ari urungano rw'umukobwa wawe ngaho tuza. niko se mucyo karame uwo mukwe se muri kumwe iyo n'uwo mwahahuriye niho akomoka n'uwahe? ntubazi iwacu kandi ni naho atuye. uwo muntu uramuzi neza mucyo? saraje guhata ibibazo rero. nanjye reka musubize mama. musubize rwose. papa ndakumva. urumva hashize igihe kitari gito tumenyanye. twahuye igihe nazaga mu bukwe bw'inshuti yanjye. rero murabyumva ko hashize igihe tuziranye. bivuze ko mwahuriye mu bukwe rimwe gusa none ukaba uvuga ngo murakundana? none se abantu bakundana ari uko bawishyura zingahe papa? twahuye icyo gihe kandi iminsi namaze twaraganiraga naho ngarukiye inaha twakomeje kuvugana kenshi nyine urukundo mufitiye rero runyemeza ko ariwe tugomba kubana. ariko se uramukunda mwana wa cyangwa nuko wumva igihe kigeze ukaba ukeneye gushaka gusa? tugira wanjye ndamukunda cyane mama kandi nawe arankunda. karabaye imana ishimwe. aha urumva yamaze kuba uwe. hari icyo twarenza uretse kubashyigikira tukabaha umugisha wa kibyeyi tukanabasabira uwa nyagasani? none se ubwo aha nako mucyo mwana wanjye ndakwinginze ntuzadukorere bimwe byo gusabisha umukobwa udahari. oya nabiteguye neza nzaza mama. kaze neza mukobwa mwiza. erega ubu wanziguye ureba yarira ntugire ngo mama nturire rwose ibyo nigaga ndabirangiza muri uku kwezi. yego nzatangira gusaba konje ku kazi. urumva ku buryo nzaza mfite nk'amezi 3 muri ayo ngayo ni nabwo ubukwe bwanjye buzaba. yego mwana wanjye. hanyuma se ubwo uwo mugabo wawe ubukwe buzamara kuba ikiruhuko wasabye mu kazi kirangire ugenda umusiga ino? oya ntabwo ariko bizagenda papa. bizagenda tujyanye kuko yatangiye gusaba ibyangombwa. yego rwose. urumva nimpagera tuzihutisha gusezerana mu murenge kugira ngo ibyangombwa bye byihute. nubwo namusiga nta gihe kinini cyashira atasanzeyo. ndumva ariko wamusaba akaza kudusura nubwo udahari tukamumenya. burya njye nawe turi umwe koko mugore wanjye. icyo nicyo naringiye kuvuga. abwira uwo mukwe azaze hano tumenyane cyane rwose. tuvugane tumurebe. Jilbe yewe nimvuga ko uyu musore sugira nubwo ari inshuti yanjye ntari kumwe nawe rwose unyumve. ariko niba utari kumwe nanjye babihamanye mu mutima wawe kwareka gushaka kunsibira amayero no kwa Jilbe. umva mwembi muri inshuti zanjye ubu rero ndi hagati yanyu ngo mbumve. urumva neza Jilbe? reka nkubwize ukuri sibyo urabizi sinjya nkubeshya. yambwira sugira uyu nguyu ni inshuti yanjye nawe urabizi ni inshuti yawe. ntakubeshya ibyacu byarenze ubushuti busanzwe tuba abavandimwe. sibyo wowe ngiye nawe urabyumva? nubwo nkubwira ngo utonganya ndabizi ko turi inshuti cyane kandi turi byarenze tukaba n'abavandimwe. twariganye mu mashuri yisumbuye twigana kaminuza twisanga muri uyu mujyi wa Kigali twembi tuje mu kazi biba ngombwa ko tubana. keto turayisangiye twishyuramo urabizi. maranye igihe kitari gito. ndabizi rwose nabamenye mu bantu. muri make ubu Jilbe umugize umucamanza ugiye kundi. oya tuza ariko by'ubucamanza biri sinzi niba nabyita kumukuregera cyangwa se kumugisha inama. bwira rwose ga umva rwose Jilbe. mbere yuko ejo twatse imodoka twembi tukaguherekeza kwa sobukwe wowe isukira ndamwita sobukwe kuko nyine nkurikije ibyo twaraye tuganiriye umukobwa we niwe mahitamo yawe. sibyo kundi gari wowe se waritse nkabyivugira. kandi we wivunika ubwo yemera kubyivugira. ngaho vuga rwose vuga suki vuga pe. ariko uko nzi Jilbe ntari bugushyigikira aho vuga. rata Jilbe nago hakanya rwose. oya namuretse nashaka nicare hino ahangaha rwose avuge. okay
dore mu minsi yashize njye na Gadu uyu nguyu twatashye ubukwe bw'umukobwa uba hanze wari washatswe n'umusore twakuranaga witwa Hitimana ubu ngubu yaranagiye yarigendeye ibera hanze yasanze hanyuma iyo ngiyo muri ubwo bukwe rero mamenyanira n'umukobwa mwiza koko bigenda bite rero umukobwa umaze imyaka itari mike mu gihugu cyo hanze ariko utarigeze ahinurwa n'amahanga hanyuma biza kugenda mwiza pe vuga ukuri ko wahuriye n'uwo mukobwa mu bukwe wambariye Hitimana umukobwa nawe yambariye umugore we ndabihakanye arize nkavuga komeza nyine urase ku ntego mbwira wowe niko byagenze rwose twahuriye muri ubwo bukwe ndabyumva uwo munsi umukobwa rwose twarakundanye turahuza mu bintu byose kandi turateganya no kubana ari nayo mpamvu nyine mbasaba ko ejo muzamperekeza gusura ababyeyi se nibyo none se Gada habona ikibazo ni hehe nyine se katari wowe wa mbere ugiye kurongora umukobwa muhuriye mu bukwe gutyo hakaba atari wowe ugiye gushaka umukobwa wibera hanze abasore benshi barashaka rwose kandi bakagenda bakabana neza hari n'abo tuzi bamaranye nabo imyaka kavuga ariko Gilbert koko waretse kuko sugira ataravugaho ikibazo kiri ntaravuga kandi natinya kuvuga nuko hari undi mukobwa wanyihambiriyeho ngo arankunda da ariko se ubwo nkawe ubunjije ikiga uravuga ngo umukobwa yakwihambiriyeho uzi neza ko ari wowe wamubanje sha ariko sugira iyi modoka twicayemo ni iyande si Gilbert ngaho nabihakane tuzi ko iyi modoka irimo udutako tumeze nk'utw'abakobwa nuko ari iy'umukobwa umukobwa mwiza sha Gilbert umukobwa witonda umukobwa warezwe n'umubikira kura ari nk'umubikira bimutera ubwitonzi burenze bukenewe iyi mvura batongo y'ingetura ngo nisugira sha nibyo yuririyeho irangije namubeshya urukundo rudahari giye kunyurira Gilbert uraseka mu bikomeye akanarasohoka ibuye tayi uraseka mu bikomeye ntabwo ari byo rwose ndakwigize wigenda Gade we mbabarira rwose wigenda n'ukuri mbabarira mbaze se cy'ubundi ngusobanurire hari ibintu ubundi wowe ufashwe n'ibikijiri nawe wishaka kumbabaza iyo tuba turi mu kabari tunywa nari kugira ngo wasinze ureke maze sekeye we ntabwo byumvikana n'ukuri reka mbabwire icyo gitutsi Gada ngo tutagira hasekeje sinarizi ko umuntu w'umusore yatukwa ngo ni ingetura mbi ingetura hagize umwezi ikindi gitutsi cyiza ni inturi ni n'imburuburu wowe wisugira naso ubu ngubu nuko barabuze uko kugenza ariko ibyo nakakuguriye igihe bitewe ko umujinya gufite urarenze Gade nubwo se ariko birashoboka ko Gade ari mukuri pe kuko kigaragara rwose uteretse abakobwa babiri niko bimeze kigaragara rwose ibintu warabikoze Gilbert nturebe ngo ndimo ndaseka Gilbert wibitindaho niko bimeze ariko kanyihambira atansiyo buretse anyihambira vikana mvarata Gilbert umwana w'umukobwa ari we nyiri y'imodoka twicayemo wamukwereka mwana azi gukora shawe n'umwana wakuze ari imfubyi ariko nyine yishakishirije imibereho ameze neza nawe urabibona iyi modoka yiguriye ni nziza nta deni tagira ngo yayiguze ku ideni cyangwa bya bindi bazigurirwa n'abagabo ntagende akunda iyi mburamutse y'ingetura ariko nawe uri ingetura nawe uri ingetura akava yananiwe akaza akayitekera akayigaburira akamwitaho cyane ku buryo n'iyi myenda myiza yambaye iyi ngiyi ubona iyi shati n'ipantaro niwe wabimuguriye kibabaza nuko atazi ko yahuye n'ibandi ry'umusore nka Sugira nuko ngiye kuvuga ingetura nari ngiye guseka rwose niko none se Sugira ubundi uko bimeze bite koko uragira utukundana n'umudiyasipora ejo muzamerekeze wabo kandi turateganya kurushinga ukabivuga wicaye mu modoka y'undi mukobwa ubizi neza ko ari we muzabana ese wowe nta muntu uragutiza imodoka aso nagira rwose ariko rwose uretse kuba tuziranye tugasohokana tugasangira sinigeze mubwira ko nzabana nabo uvuze kaba kanyihambira Sugira uvuze ngo iki
nta n'isoni umukobwa w'abandi yaragukunze arakwiyegurira wese agukingurira umutima n'umubiri we none koko nuko umuvuga mwumva shaka koko sugi nawe koko twizera wicaye mu modoka ye kuberiye mpamvu ariko rero ntabwo rero ndabona niyambaje injiji imibare mwiza ibamariye iki imibare mwiza ibamariye iki niba mutayikoresha mu buzima bwanyu bwose ibamariye iki kuko abakobwa ni babiri bombi barankunda banyibaburiyeho urumva ubwo murumva njyewe nareka umukobwa wo mu diaspora nkabana n'indi ngegerera aho ngaho irindagirira muri uyu mujyi bwerabwe reka rero nkubwire rero sugira ngumanika agati wicaye sha imodoka nisohotsemo tu reka nigendere ntabwo nayigaruka mu nako none se ko nkubaza iby'uburwayi bwawe aho kunsubiza ukarira bimeze bite kuva wagera aha mu gitondo wanyoye amazi yonyine nabwiye mu gikoni bagutegurira ibyo nzi ukunda kurya bikugeza imbere uteka da ubu urarutse indura yeze mukobwa wanjye bimeze bite mama fi ndabizi n'ibiri bigushimisha ndabizi natakiye umubyeyi Bikira Mariya wantoje kubaha nawe ubwawe sinavuga ko nubashye isezerano twagiranye Glory karabe baba piyo hejuru y'ibintu byose uri umuntu urumva umuntu rero si mudacumura umuntu aritwararika ariko akisanga yacumuye n'umwami wacu Yezu yarabivuze ko atazanywe mu isi n'abakiranutsi ahubwo yaje gushaka abanyabyaha ngo abakize kwisanga mu cyaha rero ni ibisanzwe ku muntu wese icyangombwa ni ukumenya ko wagiye kure ukigarura ukikiranura n'umuremyi wawe urakoze cyane mubyeyi wanjye nari nzi ko uzangira igicibwa ntuzongere kumvugisha ngo uhore ikize ndetse ukanambuza kuzagaruka gusura ababikira b'inshuti zanjye nta kwamagana ndinde ntawera imbere y'Imana erega nyine maze iminsi itari mike ntekereza kuza hano umutima ukandya nkabireka ariko uyu munsi byananiye ndavuga ngo ndaza nkwikubita imbere igishaka kibi turajya muri chapelle wikubita imbere y'Imana niyo yo gupfukamirwa ni ukuri urakoze kundema mu mutima nanjye sinari nzi ko nzisanga byangendekeye gutya pe uriya rero nkikubona nabibonye utaranavuga nabyibwiye wambonye uhita umenya ko ntwite mama piyo nk'umuntu ukuzi wese nahise mbona ko hari icyahindutse kuri wowe Glory ntiwahita ubimbwira oya nategereje ko binyibwirira ariko se mwana ko byoroshye karama gutwita kura twite kandi nyine uritegura kuba umubyeyi ndabizi ntibizakugora cyane usanzwe ukunda abana ariko uko biri kose ntiwasamye ku bwa Roho Mutagatifu oya da se umwana arahari nubwo kuva nabimumenyesha tutarongera guhura ugize ngo iki nukuri ubu tuvugana hagiye gushira hafi ukwezi muhamagaye nkamubwira ko ntwite ariko kuva nabimubwira ntarabona akanya ko kuza ngo tuvugane reka ariko si mwana w'umukobwa nahe nirinze kugucira urubanza ariko uwo muntu koko wari umwizeye neza ku buryo ugera ubwo ndamwizeye nta kibazo mama piyo umwanya atarabona no kwicara ngo tubiganireho ariko nyine turavugana kuri telefone kenshi ananyura hariya nkorera akansuhuza akanzanira imbuto n'ubu rwose naje nteze kuko yari yatwaye imodoka yanjye kuko uyu munsi yari afite urugendo kutabona umwanya nyine ngo muganire kuri uwo muziranenge mugiye kuzana muri iyi si munumvikana uko muzahamuzana muri kumwe ibyo nibyo yaburiye umwanya uwo mwanya niwo yabuze pe yahise agira akazi kenshi anyuraho gutyo yirukanka ariko nyine kubona uko twicara ngo tugire gahunda dutegura ntibirakunda yewe ndabikemanga pe none ubwo arashaka ko indi banza kuba nyarwege akabona kugira ibyo atunganya simbizi rwose gusa ndamutwara buhoro kugira ngo atabona ko mwitsindagiraho kuko nwite kandi rero nanteye umujinya njye narera umwana wanjye rwose reka bivuga utyo Glory umwana si uwawe wenyine kuko ntiwaryamye wenyine ngo bucye utwite yaremewe mu nda yawe yego kuko mwahuye mwembi mukagira ibyo mukorana ndabyemera rwose kandi ni ukuri niwe wenyine nzi mu buzima bwanjye nawe ubwo arabizi ko
humura mama, humura singushinja gucangacanga. Urumva Gururi, uri umwana nirereye, ndakuzi neza. Ni urukundo rwankoresheje ni ukuri. Kuvuga aho ndi kumwe n'uwo nkunda turi twenyine byarangiye binaniye. Isanga ari nuko byagenze. Ibyo nabonaga ku bandi nkiha kubacira urubanza no kubakekera ibindi birangira nanjye bimbayeho. Yewe iruti ni intege nke z'umubiri mwana wanjye. Naho urukundo rurihangana, rukihanganira byose, ntirukoresha amafuti rero, ahubwo uko abaruhuje barwitwaramo nibyo biruyobora. Ibyo nibyo byababayeho. Sheri, impamvu nari ngusabye guceceka gato, nashakaga ko banza ugatega amatwi iyo ndirimbo nkaguteguza kuzayigucurangira kuri wa munsi. Nayumvise kandi nayishimye Sugi. Yego. Kandi ubu gukomeza kuyumva kugira ngo uwo munsi uzagere naranayifashe, nzafashe uwo muhanzi kuyiririmba. Umunsi nkumbuye kandi ntegereje ntatuje n'uwo sha. Gahambwira rero kuko nanze kuvugisha iwacu ntaramenya ibyawe nabo. Mbega umunsi ntazibagizwa Sheri wanjye. Byabaye uburyohe kujya iwanyu ni ukwisanga pe. Barabibonye. Ahubwo natunguwe no gusanga nari mpazi kubera inshuti yanjye isanzwe ari inshuti ya papa wawe. Twari twarajyanyeyo. Papa niwe nari mfitiye ubwoba none wasanze mwari musanzwe muziranye koko. Nawe byaramutunguye. Yatunguwe no gusanga twari tuziranye atazi ko ndi umukwe we. Nukuri. Rimwe na rimwe naherekezaga inshuti yanjye bakorana. We na Gilbert baragendana wagira ngo bombi ni abasaza. Giruti ni inshuti yanjye. Nawe ubwo bwatunguwe no kubona aho tugiye ari iwanyu. Ariko nyine kumukwe na sebukwe ni kabura. Saza ntibyamubujije kunyuzura da. Ndetse yagize atya barana ariko ati nifuzaga ko Gilbert uyu nguyu ari bumbera umukwe. Ariko papa rwose ubuse koko yemewe ko Gilbert mufata nk'umusaza wanjye. Cyakora ndishimye cyane Sugi. Ndishimye ko warageze iwacu wisanga. Ibyo byo ni amata yabyaye amavuta. Wasa nyine Sheri. Mbega ukuntu ufite ababyeyi beza mukunzi wanjye. Sha isuka igira isoko pe. Ari uburanga, ari ubuhanga n'ubwitonzi ugira sha ufite aho ukomora pe. Narabibona. Urakoze pe. Niba nyine niba ababyeyi banjaye baranyirerera. Bava nyine natandukanye nawe ari uko nje kwiga. Birangira mbaye umunyamahanga. Erega buri icyangombwa nuko ayo mahanga atagutwaye wese. Ukayigamo kanayaba muzirikana iwanyu. Uziko bamaze imyaka 8 yose mbi nahawe. Buriya no mu bukwe bwa Hitimana nahageze mfite igihe gito cyane mbitangaruka. Kuko numva kuza kwawe bigorana se ubwo bukwe bwacu byazanga ku munota wa nyuma nabigira nte mucyo wanjye ko ntazi uko byagenda. Ariko sigira ntugatekereze nabi. Nese kandi. Numva nyine ibyo ntabwo byakwanga narabiteguye neza. Umura rwose. Ahubwo rero icyo ngusaba no kwihangana mukunzi wanjye kuko uzavunika. Numva nyine uzitegura kubikureba unitegure no kubindeba nk'umukobwa. Numva nyine nzaza buri gihe gitoya kuko bitagenze uko nabiteganyaga. Nta gikomeye kirimo ariko mukunzi wanjye. Uyu mujyi ndawuza ahantu heza twakorera ubukwe ndahazi. Ako abakobwa batagikunda gusabirwa iwabo
nabonye iwanyu bafite ahantu hanini cyane hakwakirirwa abantu benshi cyane ku buryo rwose uhasabiye utaba usebye. Yego ko uruvugishwa he? Cyane. Uzi ko nari natinye kubikubwira Sugi? Oya. Mana yanjye, nuko ababyeyi banjye banezezwa cyane no kubona umukobwa wabasabirwa mu rugo rwabo. Koko se wabyemera? Ako mpande sugumva nabyangira iki? Erega impamvu mbikubajije nuko hari ahantu heza cyane hakodeshwa miliyoni nk'eshanu twakorera byose. Yego ku rugo rwa data na mama ni runini kandi ni rwiza urumva baruteye ibiti byiza basiga ahantu hanini cyane hashobora guterwa ayo mahema manini kandi rero na mama ajya avuga ko azahakora neza akajya nahakodesha abashaka kuhakorera ubukwe. Nibyo bivuze ngo tuhakoreye twaba tumweretse ko umushinga we nyine wazagenda neza. Urumva ubwo rero izo miliyoni 5 twari gutanga zigakoreshwa ibindi. Ariko zikuze ubwenge bwinshi sha. Ibyo bintu byaba byiza rwose. Buriya ngiye nkunda ahantu hatari no mu mujyi kuba ari ku ruhande ahitaruye umujyi byatuma rwose tuhakorera numva nanjye nisanzwe ko ni hamwe mu hantu nikundira. Ndabikunze cyose koko mushimire ntasigira mukunzi wawe. Kwemera kuvana ubukwe bwawe mu mujyi rwagati ukambukanya wari ukajya iwacu koko. Mucyo wanjye. Karame. Niba unashaka ko umurenge tuzasezeranira mu w'iwanyu batuyemo nditeguye nta kibazo mbwire rwose ariho nzajya gushakamo ibyangombwa twiyandikishemo. Umurenge wose se ko twemerewe kuwusezeraniramo kandi bikaba biri mu maboko yawe njye ntacyo bintwaye pe. Icyo nzakora ni ukukohereza ibyemezo by'uko ndi ingaragu nzasaba inangaha kuko nabonye ubwenegihugu akaba ari naho ntuye urumva nyine nibo banzi neza. Ubundi uzandikisha aho ushaka rwose. Aho nzakujyana uzajyaho? Yego ko gira aho uzajya niho nzajya kandi aho uzaba niho nzaba kandi usaba muri Bibiliya ndetse nyine aho uzagwa niho nzagwa. Nanjye reka mvuge ngo nzagukunda iteka inshuti zawe zizaba inshuti zanjye kandi ikindi abazaba banze baba bazahinduka abanjye nk'ako kanya direct. Ubashaka ko uzanga umunota wanjye no gushishoza koko cyangwa ngo ubanze umenye icyo twavuga? Mbaza iki umukunzi wanjye ndamuzi izina rye ni Mucyo. Nk'uko hari umucyo adashobora kuba umwijima. Nako naganire n'ababyeyi we bakambwira uko yakuze bakambwira ko yakuze ari umwana ukunda abantu ndetse akunda abantu bose atarobanura. Uwo nguwo niwe wanjye. Ndabikunze pe. Ewe Mucyo wanjye. Karame. Ndumva hari unkomangira kandi arakomanga nk'utabaza. Uretse gato ntugende njye kureba turi bwongere tuvugane. Oya reka mbengiye. Reka mbengiye gato nta kibazo. Ariko se wakomanga gato. Ukeneye ubufasha. Tuzongera ejo. Nta kibazo reka ndebye. Ase wowe. Ariko se nk'uyu muntu uri kunkomangira nkaho ahangaha ari we buno ukomaga gutya komana. Nta nubwo yatanga gahenge. Nibishoboka. Glory. Wowe muri iri joro kuki watinze gukingura Sugi? Nukuri yari ifashe nawe n'umukozi wo muri iriya nzu usohotse akayirukana. Yari gufashe imbwa uzikitanamukaga we. Iraje iranyegera itangira kumunahuna nirinda no kuvuza induru kugira ngo itamenya ko mfite ubwo bikanje. Ubwo se wari usinzire ko nakomangaga ntiwumve? Yego ko uzi ku mutima wenda kukuvamo we cyo tuza byihorere byose atari wowe se uzigena guhamagare ngiparika imodoka igiriya ku muhanda. Ibintu byawe naho byo gutura ahantu imodoka itanagera rwose ni ibibazo. None se ubu uje gukora iki hano muri iri joro koko? Ntahaza se kwambura umwanya burundu. Ahubwo se we gadari gadi iki gihe abataraza hari nubwo agera hano saa 7 cyangwa akara ku kibuga mu kazi. Bega akazi aha hanyuma se Sugi ndakumva ko wagiye ugacece kubwo wumva bimeze biti? Nta kazi kenshi ariko ku buryo mpamagara ukambwira ko ushaka imodoka
waza kuyifata nkagusaba iminota mikeya ukavuga ko wihuta ukazinduka ukayisiga ku kazi ntarahagera ukanahasiga imbuto wanguriye bukarinda bwira utambugishije ko ariko rero gorori abakobwa ntimugakeke ko iyo mubwiye abasore mukundana ngo muratwite biborohera hamwe ibyo bintu byoroshye none se ubwo ari wowe ari nanjye wisanze mfite undi muntu mu nda ninde wari kugira iki kibazo koko Sugi aho niho bibera ikibazo rero iyo wumva ko wowe ufite umuntu mu nda ari wowe ufite ikibazo ukirengagiza ko washyize uwo muntu mu nda nawe ari umuntu Sugi ni ukuri ndakumva pe ndakumva ko muri gahunda zawe bitari birimo ko witwa umubyeyi muri uyu mwaka cyangwa se mu ntangiriro z'umwaka utaha ariko ibuka ko nanjye ari uko byari bimeze ndumva ari byiza noneho ni byiza twembi nta gahunda twari dufite yo kuba byakakanya siko uvuze niko mvuze kuko nubwo byagenze kuriya ni ukuri urabizi nari nagusabye ngo tubyihorere cyane ko nari nifitiye n'ubwo uretse n'ubwo guterwa inda kandi nari ntaranagerageza na rimwe kunshimira rero nakugiriye neza kandi n'uburoza bishatse muri iri joro oya nawe wiza n'ibyo bintu kandi uzi neza ko hari ibyo tutarumvikanaho ugiye kuvuga ko utari unkumbuye rero gukumbura byo mba ngukumbuye buri munsi nako buri saa erega ndagukunda nanjye rega buriya ndagukunda kandi rwose n'umwana agomba kumva impumuro yanjye n'ijwi ryanjye mbese umwana mbese ariko nyegera esike umwana wa mbese uraho umeze neza mu nda ya mama wawe gororiya ingenda papa wawe ukunda uyu mukobwa ugutwite cyane ndamukunda pe niyo mpamvu rwose gusaba uburenganzira bwo kumwemerera ijoro akandaza nyumvira ariko usigira ubwo si byo byo kukuraza nibyo binzanye urumva nakureka ngo wongere ugende muri iri joro se Sugi gira icyo uvuga kuko kuva nakumenyesha ko ntwite mbona usa nk'uwabyirengagije nkaho nta cyabaye icyiza ni uko wivugiye ko muri twe ntawe witeguye kuba umubyeyi ko nawe icyo ntekerezo uracyumva nizere ko ibyo nketse atari byo ushaka kuvuga Sugi kuko no mu nzozi zanjye ibyo bintu sinabirota icyo nashaka ni ugutangira kumpinda ahubwo ubwo dutegura ubukwe byose kuko twite none urumva bigomba kugenda bite uragira ngo nzabyare tutari abana ubizi neza ko ari wowe nta mafaranga nifitiye yo gushora mu bikwe cyo gushaka umugore numvaga bizaza nko mu myaka 2 iri imbere cyangwa 3 cyangwa umuntu amaze kuyubaka kandi yanabiteguye ngewe ariko amafaranga ndafite Sugi niba ari cyo kibazo ufite rwose amafaranga ndafite twakoresha yanjye tugakora ubukwe budahenze mbese bujyanye n'ubushobozi buhari ariko sinkoze isoni mama pi umubyeyi wandeze ewe ariko urumuti wamenye koko ariko urareba ugasanga iyi gito nayishakira umugore kayibyarira umwana iyi nzu y'ibyumba 2 na salo Sugi maze imyaka 2 nkora kandi sinakoreye amabuye nakwemera nkagurisha imodoka yanjye nkavugurura ahantu iwacu bansigiye agasa neza ubundi tukahaba ariko gururi wagiye ushyiramo n'akantu k'ubwenge nibura ukanatekereza gute ibyo bitumvikana n'iki ubwo se ninjye waba ukurongoye cyangwa niwe waba undongoye ngiye nkajya kuba iwabo w'umugore bikubangamiye rwose twahagurisha tukagura ahandi inzu iciriritse tukayivugurura tukaba ariho tubana kandi rega ntabatangira bafite byose tuzi benshi bashakanye bakagenda bibaka buhoro buhoro ariko abakobwa rwose namwe muri igora twigora gute se barigora rwose nkungu ko ataraba umuntu ukisuje ugafata kanini ukakanywa urumva ukikirana n'uwo mugogoro kuri umwana wanjye si umugogoro Sugi nindera bise waye amasaha tufana twe dufitanye gahunda ninde surprise abashyitsi mushaka se abashyitsi turabashaka rwose ahubwo ni karibu niko gwena tugende rwose mwakoze cyane niko muri n'abashyitsi beza ndabona mwizaniye amazima mwakoze cyane kuva kwimukira muri iyi nzu sinigeze mbona ucana pe uyu munsi rero mvuye ku kazi nicaye ndatekereza nti
ariko umuntu uba muri iyi nzu dukubitana imitego mu gitondo twese twiruka tujya mu kazi nkaba ntajya mbona ateka ubundi atunzwe n'iki aho niba atekereje ko atunzwe n'umwuka wera cyangwa uri umutagatifu mu yandi magambo ni ukuri da ni ibyo rwose inka yanjye niko hino wazanye rwose mfite amatsiko yo kumenya ibyarebye da ni ibintu bisanzwe inka yanjye niko uraza kubikunda ariko wagize ngo nta n'ibikoresho byo mu gikoni ngira niko byose wabyitwaje none se umuntu ntarabona ateka ubundi watekereza umva guturana n'abakobwa beza ndabikunze cyane urabigishwe ndakwegeze ubwo ntazanimuka ahantu ubwo ryo gumino rero ahubwo mbona apeti rwose oya uretse baza ntegura ameza se najya mu byo kurya narabanza gutegura wowe n'uri burya niko wanjye nta kibazo oya niko se none se ndakumva utetse ukanangemurira mugenzi wawe uri umugenzi wanjye ntameze neza yavuye ku kazi ahita yiryamira none se umuntu yavuye ku kazi akubwira ko atameze neza araryama none uratetse ntiwanamwinginga nibura ngo abyuke ariko akangukira ararya ndamuzi ntiyaburaje ni ukurungiriye neza pe nubwo uvuga ko ntateka ubu usanze rwose nicaye ntekereza ukuntu ngiye guteka ntekereza ibyo nteka ahubwo byanyobeye neza neza kugira ngo bikorohere rero uzafate urupapuro n'ikaramu wandike uti ku wa mbere amateke n'ibishyimbo n'imboga yego ku wa kabiri umuceri indagara n'imboga ku wa gatatu gutyo 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 uraseka kandi nibyo ubwo kuko nibyo ukiri guseka tume rwose ni ubwa mbere mbonye umuntu bagira inama agaseka gutyo kuko ko mu byo mvuze igisekeje ni iki nteye isoni ikintu gisekeje ntaki ni amateke n'ibishyimbo bigiye gukubeshya ngibyo ibiribwa ntanatekereza guhaha kuva natangira kwibana oya rwari urugero ntabwo ari ukuvuga ngo uzakora amateke n'ibishyimbo nubwo se atari ko rwose ugiriye inama nziza gukora gahunda umenya rwose byafasha kudatekereza ngo n'umutwe si ibyo se yewe cyangwa rero yego wemere kunyishyura no gutanga yo guhange nteko uca iwacu uri wabyemera cyane rwose urabyishe ukuri kuri mubinyemereye mwaba mumfashije pe niba hari ikintu kingora ni uguhaha no guteka kandi buriya rero ngitangira kwibana nashatse umukozi w'umuhungu musigira inzu yanjye umva ntacyo nsanga inzira yampamagara neza neza irera wasanze yimutse rero bisa nabyo pe nahasanze imyenda ishaje gusa yonyine mbese natangiye ubuzima bundi bushya kugura umwenda bundi bushya kuko rwose yaranyibye neza neza aranyumvisha pepepepe kuki abantu ari abagome koko urabizi nubwo nakwemera ko tuzajya dutekera hamwe ariko ntugire ngo byaba bivuze ko igihe cyose n'igihe mwizerwa ntekereza ibyo duteka cyangwa nteke ibyo bimenye rwose kubera ikizi wenda guhaha twajyana ubundi tukajya ibihe byo guteka hari ikibazo se nta kibazo rwose ubwo turabyumvikanye igisigaye ni ukubimenyesha mugenzi wanjye kubimenyesha mugenzi wawe cyane rwose none yabyanga wagira ute mwizerwa yahumura rwose ariko uzi ko twahugiye mu biganiro tukibagirwa kurya oroshye mbona afite aho oroshye reka ndatanye wa mubyeyi wakwicaye koko urakomeza guhagarara gutyo ugeze ryari ariko se we wakongeye ukajya kubaza rwiriri mbaze iki se uragira ngo sare nkawe abagenzi bose basohotse uri kugakanura amaso ukabaririza nkaho utazi gusoma mbabarira cyane nikumburiye umwana wanjye rwiriri nawe urabizi ko hashize imyaka myinshi ariko si noneho ndabona hasohotse abantu benshi cyane no kwitegereza cyane reba ko harimo uwanze guri hehe uri kureba ibiki
hindukira ndebe ko ari wowe mwana wa Mucyo ni wowe ni njyewe mama yewe uzi ko mama arize uzi ko umugore nari mubuze neza n'impano naherutse tuvugana simenya aho iherereye ndakumva mwana wa nukuri nabonaga mwembi turebana nkagira ngo mwambonye sose aracyarora niko wibwira ariko se murekure nanjye turamukanye mbona wagira ngo si ukumuhobera gusa nuko umwihambiraho nari ngukumbuye cyane mwana wanjye nanjye nari ngukumbuye sinari nzi ko nzongera kukubona none Imana nahoraga nsengera bikoze turongeye turabonanye ku bushake bwayo mwana wanjye ngukumbuye cyane Mariya muve mu nzira se byibura duhagarare ku ruhande dore murabangamira abandi bantu yewe niko se wanzega mugore wanjye uwo mukobwa wawe ureba utyo ko n'ubundi ejo bundi bakamugutwara uzabyitwara mwute Mucyo karame mama ndabizi uzanywe no gushyingirwa ariko urihangana tubiganire neza tubinoze ubukwe nibushaka bwigira inyuma tuba oya mama oya rwose ahubwo papa mbabura watse imodoka vuba tugende tugere mu rugo ryame gatoya kuko nimugoroba ndajyana na fiancé wanjye kwiyandikisha mu murenge aho tuzasezerana none se ko musetse kabaye njye na nyoko twari twabivuganye ngo tukubwire gusunika ubukwe twumva kakuvamo none turabibonye ko icyo umutima ushaka amataguranwa itabi mwana wacu twari tugukumbuye cyane nibyo ko kuraje nawe udukumbuye udufitiye ubwuzu ariko ntukiri wa mukobwa wacu mutoya ikimuzanye kiragaragara umukobwa muto w'imyaka 5 wakundaga papa na mama bonyine murabizi nyine ku mutima wanjye utakiri uwanjye njyenyine yinjiye mu ndi muntu yego twabibonye nyine uwo muntu niwe ugenga amarangamutima yanjye twe tuzabana ese ko wagize ngo turakunenze mwana wa oya rwose uri mukuri kandi ubukwe bwawe tumaze iminsi tubutegura uraje uhera aho tugejeje ukomerezeho ufatanyije n'umukunzi wawe yego rwose rero tugende mu kanya saa 12:30 araba tugezeho mu rugo dore mwamusabye kwitonda mukaza kunyitwarira arabumvira cyane rwose namubwiye ko umwana wanjye ari twe ubwacu tuzizira kumwakira akamusanga iwabo ni nabyo kuko nta n'irembo aremererwa rwose yambwiye ko agomba kubaha ibitekerezo byanyu rega agaciro mbaha mu buzima bwanjye arakazi agomba kukamenya arakazi pe kandi nukuri sugira ni umusore ushyira mu gaciro kandi wubaha yewe nubwo urukumbuzi rwari rwose yemeye kwihangana pe niko sugira we dariye noneho ko mutari kumwe nashatse kuganira nawe gada dahari Gilbert we na gadi se burya mugira ibyo muhishanya urebye ntabyo gusa nyine muri iyi minsi ntegura ubukwe gada asa n'utishimye kuko urebye ndategura ubukwe bubiri niko urategura ubukwe bungahe ubu ni mu by'ukuri umukobwa tugomba kubana twanavuye kwiyandikisha mu murenge n'umwe ni Mucyo naringize ngo umusaza w'inshuti yanjye uramutuburiye pe ugize utyo ukura umukobwa mu mahanga none ugiye kubana n'undi oya nukuri iryo kosa sinarikora Mucyo ndamukunda cyane gusa nyine ubwo duherukana urabizi ko twavuze undi mukobwa ushaka kunyihambiraho ariko se sugi ndakumva uko gadi yabivuze rwose umukobwa ntiyakwifata ngo avuge ngo arakwihambiraho ntacyo mwavuganye ndabeshya ko nge bitarambaho gadi ko bitaramubaho ubu turi abasore bagaragara nabi ku buryo nta giti nyine cyagira gikenye ngo kigwemo inyoni ariko Gilbert w'abakobwa bo ntubazi aragira atya akabona ufite akazi keza ukeye akumva ko niba umusuhuje rimwe kabiri ugomba guhita ushyira mu rugo ibyo bintu urumva wabivamo watangiye rero umbwira turategura ubukwe bubiri urumva uwo mukobwa aratwite kandi mu by'ukuri ninjye wamuteye inda sinabihakana ndabizi neza ko ari njyewe pe none se kubyemera nyine kuki utamubwiza ukuri ngo umubwire uti wa mukobwa we rero nubwo byagenze bitya nkagutera inda rwose bimenye neza ko tutazabana kuko mfite umukobwa dukundana kandi dufite gahunda yo kubana kuki utabimubwira umvara umukobwa namusabye gukuramo iyo nda yenda kunda bivu
kandi nayo mubwiye rwose itaragira n'ukwezi n'ubu ngubu ifite amezi nk'angahe ngo sinzi uko nzabigenza kuko mu buzima bwanjye sinigeze nifuza kugira umwana hanze. aha reka kuvuga utyo. Iyo utifuza kugira umwana hanze rero wari kwirinda gukunda abakobwa babiri icyarimwe, nako wari kwirinda kuryamana n'umukobwa mudafite gahunda yo kubana, kandi ngo muryamanire aho ngaho nta buryo ubwo ari bwo bwose bwo kwirinda kumutera inda mukoresheje. Urumva icyo mwaragitsinzwe wowe nawe mwembi mugomba kwirengera ingaruka zacyo kuko muri mwebwe nta mwana urimo. Urumva neza? Urumva rero amaze kwanga kuyikuramo yanegetse ko tubana kuko yarizwe n'ababikira ngo ntashaka kubakoza isoni. Yazibakojeje umunsi yemera kuryamana n'umugabo utari si uko rata. Inama nakugira rero ni ukumubwiza ukuri ukamubwira ko ufite ubukwe mu mezi make ari imbere, mukanumvikana uko muzarera uwo mwana. Kandi ubu tuvugana yiteguye gukora icyo ari cyo cyose tukabana Gilbert. Iyo niyo mpamvu wavugaga ngo ubukwe bubiri rero usige. Uwo mukobwa ni umucuruzi, ubwo yifitiye amafaranga, afite akavagari k'ibifaranga. Aravuga ko azagurisha imwe mu mitungo yabo bamusigiye ubundi akayama ubwo ngo ukajya gushaka aho tuzaba. Sugira ndakumva. Akira iyi telefone. Iki? Akira telefone yawe yifate. Urumva? Hamagara uwo mukobwa ubu nonaha umusabe ko muhura umubwiza ukuri. Gusa mu byo kurushije ikigade. Niba wumvaga ko ushobora kukugira inama igushyigikira mu mafuti wanyibeshyeho cyane. Apu nawe nta gade Gilbert. Mva mbese mwembi muri kimwe. Nta mudashobora kunyumva mwitwa ko muri inshuti zanjye ubwo mu mari iki mu mafuti. Mucyo we ni wowe mbonye cyangwa ni inzozi kuri aya manywa? Uraho neza wowe ukose disi ntabwo ari inzozi cyane. Oya disi ntiwahindutse, wagiye wirabura ugarutse wirabura, ntibisize ngo uhindure uruhu rwawe nk'abandi njya mbona. Yobowe ariko urabyibuka ko nakuze abantu bose bambwira bati mucyo igusha ntuziyice ngo urisiga. Mbese none reba byanyu batuma icyizere cyo kutifuza gusa uko Imana itangiza. Ariko n'ubundi uri mwiza ni ukuri, kandi rero umenya hanze hari ibintu mwisiga bituma murushaho gusa neza pe, mudahinduye uruhu rwanyu rw'umwimerere. Reba sha amavuta meza aba ahari rwose pe nta kibazo. Ariko si wowe nturi mwiza ugira ngo we dore ukuntu usigaye neza byiyoresha. None se we bite byawe ahana umva yewe ndi muri konji, narinje muri uyu mujyi kureba inshuti yanjye ihakorera nkamufasha mu kazi ke kuko yavuye mu rugo ambwira ko atameze neza. None se we waje ryari sha? Uraza ntunakome maze iminsi nyamara unavuge ko kumbiga wowe. Kandi rero buriya ntari kukubwira nuko twaburanye. Reka rero mubwire inkuru ishyushye. Yesi kandi ufite ubukwe mwiza. Oya mbiga byiza we ufite ubukwe ryari mucyo wayambwira? Vuba cyane pe. Vuba ngaha izo fanta turazinywa ahubwo. Ni ukuri rwose mutyaza umuhogo. Ni ukuri ahubwo se we kugira ngo Imana ntinkoreye ibitangaza ikabimuje nawe. Oya se kandi ni ukuri nari wanshakaga se? Ni ukuri pe. Ni mama naragiye nsa n'uhinduye ibintu byose bituma ntakaza nimero za telefone z'abakobwa bose twiganye niyawe birumvikana. None rero ubwo nkubonye ugiye kuzima zose here ku murongo. Ariko umva ntakubeshye cyakoze uri mu bantu ntatekerezaga kubona rwose mucyo. Wa mugani wawe se ko wigendeye ukadusiba mu nshuti zawe. Umukobwa witwa Uyibambe niwe wajyaga duha amakuru yawe, bigeze aho twumva nawe ngo yagiye hanze. Yaragiye sha mwese twarabubuze rwose. Yewe rero iwabo bari baturanye n'iwacu, abona ariho yayamenyeraga. Nibyo rwose. Ariko nyine ubu ndakubonye mwiza ntabwo ncika, kandi rwose uranyemerera mpite ngusaba serivisi ikomeye cyane. Ndakubonye. Umuntu rero ukora mu myaka ingahe ugiye kunsaba iki mucyo? Ugiye kunsaba iki? Ngiye kugusaba kunyambarira mu bukwe mwiza. Neza kubiseka. Ariko rwose mucyo uhuye n'umuntu nyuma y'imyaka myinshi utukanyambarira mu bukwe. Ni ukuri wiseka mwize. Nubwo hashize imyaka myinshi aracyari wawe ubundi. Uri mwizerwa umukobwa twiganye di. Uravugisha ukuri? Ni mama pe. None se kutambaje niba ndi umugore cyangwa nkiri umukobwa mucyo? Urashaka kwambarirwa n'abagore? Ngiye. Uri umugore se ngiye kunyambarira byantwari. Ntacyo byantwara n'ukuri kose.
mu by'ukuri hari abakobwa nka batatu dukorana bazagera intanga mu minsi iri imbere ndakumva bazaba bazanywe no kuntahira ubukwe wawu kandi rero hari uko nubatse ishusho y'ubukwe bwanjye mu mutwe wanjye ndabyumva rero numva nyine bakaba nshagawe n'abakobwa benshi nka 12 beza barimo ab'inzobe abirabura ab'imibiri yombi nyine n'abazungu urukundo uri kubivuga rwose uri kubivuga watwawe nk'ubireba yewe kandi kubireba nyine muri abo bakobwa beza nyine nubatse mu mutwe wanjye mwizerwa ntagomba kuburamo ariko yewe ni ukuri mwizerwa ntumakanire kandi Imana irabinkoreye mpura nawe ndabyumva ariko se none se ko duhuye gutyo nyine iyo utambona koko mucyo wari kubigenza gute ariko kuribuka ko nzi iwanyu mwize ntari kuza kukwishakira ndabizi rwose ko tukiga wigeze kumperekeza ukangeza mu rugo narwaye tukanasanga mama adahari ukanga kuhava atarazi winyibutse kwisi ariko rero ntugire ngo ni ukukwishyuza mwiza ni ukuri nubwo tutakomeje kuvugana ndabyumva ariko uri umwe mu bantu batamvuye ku mutima nta kibazo rwose nzakwambarira mucyo ahubwo mbwira itariki naho buzabera numve ko nta mbogamizi mafite ikindi unanyereka uwo mugiramana ngukuye mu rungano ni ukuri mwize Imana iguha umugisha utagabanyije nta kibazo rwose mucyo ntacyo nakwima sinabikora hasi ubundi umukunzi wanjye munyereke rwose ndeba umuhungu telefone mu isakoshi nyereka rwose mfite amatsiko cyusa cyanjye rwose ego kongo nde nyereka ndeba uwo muntu dore telefone yazimye nibagiwe kuyisharija rwose nkuyasha mfite aka gatoya mama yantije kugira ngo mbashe kuvugana n'umushoferi twazanye kuko ntarabona nimero y'ina nta kundi nyine telefone yawe yazimye nyine itumye ntibonera umukwe wacu ndahombye wagize ngo njye simpombye ariko nta kibazo we mpa nimero yawe iri kuri watsapu aguze ko ari byo di ubwo ndaza kumukwereka nta profite mbona uko nza kugushyira ku rubuga rw'abakobwa bazanyambarira rega uzi ko bizaba bishyushye gakora cyane ubwo rero ndaza no kukohereza amafoto ya sheri wanjye nta kibazo rwose ako si ubundi umucyo wanaza ariko nkakwereka inshuti yanjye nakubajije sindukiye ushaka iki ko wari warabinyemeyeho ngo ntabwo ushaka kuza kundaza mbese muri make ubabajwe nuko ntaje kukuraza ntibigeze unareba ko naguhamagaye kenshi nkakubura bigatuma afata icyemezo cyo kukuzindukira wisubiye hose noneho reka n'ubundi ntarira arenga kandi rwose mu cyumbi wawe aya mazi ubaye harimo ikikora umva ntazi ko mbaye sugi amazi se urabona atari amazi asanzwe sera ayo ni amazi asanzwe mu gifuko hahise hanjye nkaba numva uramenya utaruka gorori utaruka ayo mazi rwose uramenya utaruka ayo mazi ubuse nuko yarayemura ariko se umva ihangane wicare neza unayamare wigurika kuribwa sibyo cyangwa ariko hano bafite n'agafanta ka koka oya sugira we oya koka sinayo kagufasha ntabwo nyemerewe mara ayo mazi ariko ndababara cyane ndababara sugi amagara kwizerwa ze tujye kwa muganga ariko mukunda kwa muganga koko uracyagurura ngo ujye kwa muganga ubundi agakomye kose wakurukira kwa muganga ukazabivamo unywa amazi cyane ariko cyari kimeze nabi pe wakongera ukanywa ku mazi nta kibazo rero kirakurekuye nta kiri kurikira gukora unywa amazi wowe akamazi sinzi ongera ngo gotomera rwose gotomera ngaho mbwira sheri mbwira icyo ngomba gukora kuko rwose mama pe yaramamagara nkabura icyo mvuga pe
kandi nawe urabizi inda ntiyihishira mu minsi iri imbere irabigaragara kurusha none. Jose ubwo ni wowe umbwira ibyo uzi neza ko naraye ngusabye kuza kundaza ukabyanga ukambwira nayo ngo niba nifuza umugore ngo mpamagare ndaye ngo wowe nturiyo ariko nabivugishijwe n'umujinya ukanzanaho umujinya uko wiboneye kose. Ako Sugi uri njyewe urabona ntamaze kurambirwa kukwingingira ko tugira tukabana mbere yuko umwana wacu avuka. Ubirarinda bikude wangu wanyu ayo mazi. Kije cyazaze Sugira we. Amazi. Ariko ko rumva rero wagira ngo giye kubyara kandi igihe kitaragera Sugi. Ubu nugaragaye mbivuga. Ashakira uko njya kwa muganga dore ndaribwa cyane. Mfasha Sugi. Burya impamvu ingano ururuko usaba kuzi wanyu ukabyanga no burya ufite n'umugabo wanaguteye yonda. Uvuze ngo iki Sugi? Uvuze ngo iki? Ni wowe utinyuka ukambwira ngo nge ngo natewe inda n'undi mugabo utari wowe. Utayigutera. Twarabamenye. Ubwo wabona ujye ugafureka ukavuga ngo wowe Sugira ngo ni wowe mugabo ngo nzi wenyine kandi ibimenyetso byivugira. Natwe tuzi ubwenge we. Sugira we. Sugira. Songa yayo mazi. Sugi. Niba ukeka ko umwana n'umwitataro wawe rwose ndakwinginze mfasha basengera kwa muganga kuko meze nabi Sugi. Ariko suka abantu bagira ibibazo. Ubu wabyutse mu buriri bwawe mu ruturuturuza no kuza kubyarira hano ngo gurore. Dore none utangiye no kuva. Nk'uyu ni biki koko? Uzi ko utangiye kuva? Sugira we. Ubu nuje kubyarira aha. Kubasha kubyarira. Sugira we. Sugira ibiki? Ibimba yo gormana basha gushigura ukuguru koko Sugi. Sinagize ugeze kwa muganga ndakwingize nushaka kujugunya wigende. Ubu nikabaye. Gadi we. Gadi we. Mama we. Habaye iki Sugi? Habaye iki? Ubu nasoni Sugi umuntu arataka gutyo muri kumwe ukamurebera gusuka mwihorera. Gadi we cyangwa uje kubyarira aha ngaha sanze umugabo. Ambulance ndakwingize ndumva mu ndahashe. Bigenze bite? Wagira ngo ngiye kubyara kandi ndiracyafite atandatu buri bisi. Hano se ni kwa muganga babyarira. Awe ndababara we. Ariko Sugi. Ndaribwa Sugi. Fata Sugi. Sugira. Abo bahamagara ariko. Nakuza umva zazana telefone ubu ni sego. Gorori, mbwira wazanye imodoka. Ko ntakiye uriye ngo tujye kwa muganga. Sugira kutamfasha. Umwebwe gatatse kose kabaye nuko kujya kwa muganga. Sugira mfasha. Mama na uko ndabigenza. Gorori. Harezwe n'ababikira. Fata no kureka tujye kwa muganga. Umwana wanje we. Asikiwe. Muri iki gice cya mbere cy'umukino wampimye wihima wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Sugira mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Gloria mwakiniwe na Mugeni Aime, Mucyo mwakiniwe na Karangwa Liliane, Gadi mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Gilbert mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Mwizerwa mwakiniwe na Irasubiza Mukere Ernestine, Mama Pio mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Wanziga mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho uwabakiniye Rwiririza ni Kayiranga Alfredi. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.
ikinamico